Muraho neza, ndabasuhuje. Umunyarwanda yaravuze ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Undi ati iminsi y'igisambo ibibazwa aba ari 40, uwa 41 baragufata. Iyi migani batangiye kuyica bakimara kubona breaking news yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Babona umunyamakuru Mutesi Scovia ukomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bamutaye muri yombi. Ubwo video zatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, iyo ni imigani abantu benshi bagiye bamucira. Gusa hariyibazwa ese Mutesi Scovia ni iki yaba akurikiranyweho cyatumye atabwa muri yombi? Ibyo ni ibintu benshi abantu bose bari kwibaza. Gusa polisi yamuteye muri yombi nta kintu irabitangazaho. Ni nayo mpamvu hano ngaha tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru yaba yatumye Mutesi Scovia atabwa muri yombi. Ese araregwa ibihe byaha cyangwa ni ibihe byaha yaba akurikiranyweho byaba byatumye bamuta muri yombi? Gusa ibinyamakuru byo byandika byatangiye kuvuga amagambo menshi cyane. Abanzi ba Mutesi Scovia bo baboneyeho, n'abandi benshi cyane bagiranye saga bo bari kumva ari sawa. Abanzi be bari gusereburira mu bice ngo yabaye bamuhejejemo. Abo ni abantu bagiye bagirana ibibazo bigiye bitandukanye. Muhaye ikaze, ugiye kumenyera byinshi biriho kuvuga kuri Mutesi Scovia, umunyamakuru ukomeye cyane, impamvu nyamukuru yaba yatumye bamuta muri yombi. Ugeze kuri channel bwa mbere musaba gukanda kuri buto ya subscribe kugira ngo breaking news ngizi uzajye uzibona mu ba mbere. Muhaye ikaze. Uyu Mutesi Scovia, umunyamakuru tuzi ukunzwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa arakunzwe. Ni umunyamakuru ukomeye cyane uzwiho gutangaza amakuru agiye akomeye. Mvuze ko yaba ari umunyamakuru ukomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yaba ari mu banyamakuru babiri ba mbere sinaba mbeshe. Ni umunyamakuru ukunzwe kandi unakomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa yamaze gutabwa muri yombi. Mutesi Scovia bamukuye muri press conference cyangwa se ubwo yari ari kuri kamera arimo gukora interview havugwa ku bakobwa bamaze iminsi bakora amahano hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi yagiye kubona kiri kuri kamera, abashinzwe umutekano cyangwa se abapolisi bamugezeho. Bagenzi be baje bamugeraho, abapolisi kazi bamuta muri yombi, baje bamwambika amapingu, nta magambo menshi baje kuvugana, bahita bamuta muri yombi bamujyana kuri sitasiyo ya polisi. Bivugwa ko Mutesi Scovia akurikiranyweho ibyaha bigera kuri 3: icyaha cyo guharabika abantu cyangwa se cyo kuvuga abandi nabi, ndetse n'icyaha cyo gukritika abantu mu itangazamakuru. Urugero ndaguha ni urugero rwa Kiramani. Baje guserera cyane kubera content Kiramani yari yazanye muri filime. Ibyo baje kubishwanira mu buryo bukomeye cyane. Ntabwo ari byo byaha gusa akurikiranyweho, hari n'ibindi byaha byinshi cyane Mutesi Scovia ari kugenda aregwa bigiye bikomeye. Bamwe bati se ibi byaha byamuvama Mutesi Scovia agafungwa ko byaba ari amahano. Abandi bati mumureke nawe yumve, yagiye aseka abandi bagiye bafungwa, nawe wenda yazava yabonye isomo. Ibyo ni ibintu abantu benshi bari gukomeza kuvuga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuri Mutesi Scovia. Gusa Scovia we nta kintu aratangaza. RIB igiye kumukoraho iperereza
hakurikiranywe ibyo byaha arimo gushinjwa, nibimuhama hazakurikizwa amategeko. Ibyo ni ibintu abantu benshi cyane barimo gukomeza kuvuga ku mbaga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ese wowe urabibona ute? Ese Mutesi Scovia ukurikije saga zimaze iminsi arimo kunyuranamo n'abantu bagiye batandukanye, yari akwiye gutabwa muri yombi? Reka duhure muri komenti, andika muri komenti ubivuge cyangwa se uvuge uko ubyumva. Niba Mutesi Scovia yari akwiye gutabwa muri yombi, umunyamakuru dukunda cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa yababaje abatari bakeya, abandi barabyishimira kuba yatawe muri yombi. Urabyumva, iyo uhuye n'ikibazo nk'iki ngiki abanzi bawe babaga bari kubyinira ku rukoma, abakunzi bawe babaga bari kurira bari mu gahinda kenshi cyane. Nguko rero uko abanzi ba Mutesi bari bameze. Reka mushimire twabonye muri iki kiganiro, by'umwihariko ukaba wibutse gukanda kuri buto subscribe bakoze like share ndetse na comment. Iyo ni inkunga ikomeye cyane. Njye mwari kumwe na Pacifique. Komeza ugira ibihe byiza. Ciao ciao. Imana barinde.